ibi bintu bikaba ari inkuru izandikwa mu mateka iminsi izakurikira igihe kirekire. Kubona abavuga rikijyana bakoresheje imiyoboro yabo bifatanyije n'itsinda Mackenzie, Jihadi, Keza, Gisa n'Intwari n'abandi bari kumwe nabo, ngo abangaba bitewe n'imbuga zabo hoteli y'inyenyeri 5 ifite amashusho arangaza benshi bagiye inyuma y'umugeni wakoze ubukwe 2019 ntibigende neza. Ubu turi kuvugana hoteli ifunze imiryango. De Keza, Gisa n'Intwari, Jihadi, umuntu uyoboye itsinda rya Mackenzie, aho ngo uwitwa Brenda wabayeho umunyamakuru uri muri iri tsinda we yagize ati, ndibuka amafoto yabereye muri iriya nzu nkagira nightmare muze kwidusobanurira mu Kinyarwanda. Osokini, Yes. nyuma y'ibi ngibi izi mbuga nkoranyambaga bikoze wumvisha ugize ubwoba mu nda? Ntabwo ari ubwa mbere, reka nkubwire. Ujye muri Google ushaka umugabo witwa Nixon wayoboraga leta zunze Amerika, icyo bita Watergate. Ibinyamakuru byatumye yegura hari perezida. Urumva Watergate scandal. Ibi byabereye muri hariya Chateau Marara, tutarebye ngo ibindi hari byo bavuze ngo ibya Vegas biguma Vegas, ariko twirebera service. Ubwo ari biriya biryo byaba ari 5 bigura, wakwemera ko bifotorwa koko? ariko Wakwemera? wabaretse ntakwemera. Yes, nta kibazo. Niba umuntu adafite operation permit ni gute imyaka ngo niyakuza how ni gute umuntu akora like iyi hoteli nk'ingi iri now ni nka landmark, imwe muri landmarks z'u Rwanda right now. Ni gute akora agatanga service adafite uzi actually risk irimo na n'ubuziranenge. Ni gute umuntu akora adafite operation permit? Ni ukuvuga ya checklist Emilia yatubwiye, iyi hoteli yari yigeze he? Yageze kuri namba yihe? Afite occupation permit nk'uko babivuze. What else did they have? And who was responsible for it? Kubishyira kuri manager Sunday nacyo gitumye nzamuka. Kubishyira kuri manager, that's unfair. Ni ukubishyira ku insina ngufi. That's so unfair kubishyira kuri manager. Ni ukubishyira kuri RDB, ni ukubishyira kuri ushinzwe inspection mu karere no mu ntara no mu gihugu, no kubishyira kuri nyiri company, hana kuri manager ngo wabuze n'akazi. Murakoze. Umva nkubwire Claudie. Umva. Yego osa. Okay. Iyi ni scandal yo ku rwego rw'igihugu. Ndakubwiza ukuri. Nukuvuga ngo nibajya no mu bayobozi b'inzego z'ibanze, no mu bashinzwe umutekano n'abashinzwe ubutasi, bakazamuka bakajya no kuri RDB yakoze ibi ngibi, hagize ushaka kubabaza, ibyo bita holding them accountable, wakwirebera. Iyi hoteli yabaye hoteli ku bw'igitutu cy'abasitari. Nyirayo arabyemera, baramukoresha, nduzi ko ari ukumukoresha, babyarura bitarashya. Ibyo bintu uvuga, iriya checklist y'ibintu 117 hoteli zibyujuje hano i Kigali ni mbarwa. I'm telling you the truth. Keretse ziri mpuzamahanga, zimwe zakira abaperezida. Yes, urumva? Reka nkomezeho gatoya. Hotel idafite uburyo bw'amashanyarazi buhoraho, hotel ibirebana na kizimyamwoto ntabwo tubizi, kuko yes wenda igihe cyo gutanganuza occupation permit barabirebye, ariko zirasaza, zira expiringa. Urumva? So tugende tujye mu bashefu, kandi buri mushefu baramureba, baramusuzuma, barapima n'ubuzima bwe. Manager nuko abakozi kuri reception, aba security, hari umuntu yinjiraga nta umusatse. Urumva? So ni ibintu by'amakuba byashoboraga gutera amakuba. Hari abantu benshi barangaye, no seulement nyirayo
nk'izo si inzego z'ubutegetsi, nk'izo si abo bantu bo muri RDB. Reka ahubwo musenge birangirira ahangaha gusa, hatagira inzego zindi zikomeye zo hejuru zibaza ngo ibyo ni ibiki ntibigende ndimo bibe kumva. inspected Eh, from the bottom to the top cyangwa se whatever. yes. Ni ukuvuga rero ngo ibintu bishobora kuba bigiye gusubirwamo. Muri kuvuga ngo ni imbuga nkoranyambaga, yego nizo cyane cyane kuko bari abamakenzi niho bahereye, ariko ari imbuga nkoranyambaga, ari amaradiyo, ari amateleviziyo, ibintu barabivuze. Ejo ku cyumweru nifite Jean Baptiste Karegeya hari ibyo yatangaje mu kiganiro ahabona, urumva bukeye ari ku wa mbere, ibintu byabaye ku itariki enye z'ukwa karindwi, enye eshanu esheshatu, bitangira gusakuza muri za 20 hanyuma ku itariki 20 muri 10 none kuri iyi tariki tugezeho, urumva hari ku itariki ubwo 21 hoteli bayifunze by'agateganyo, kandi nyamara yari building nziza ibigaragara yashushanyijwe n'abahanga, ihagarikirwa n'abahanga mu kuyubaka, ariko ibikorwa bigiye gukorerwamo babifata nk'aho ari ikintu cyoroheje kibereye aho ngaho. So ni isomo rikomeye ku bantu bandi bose bashinga za business za hospitality. Naho iki cyangombwa ari zino companies zikora ibya tourism twara abakerarugendo, ari amamodoka batwara, ari ibi bintu byose bitanye isano n'abakerarugendo. Iki cyangombwa cyanuza cya tourism operating license ni hame itegeko. U Rwanda rero nk'igihugu gishaka gucuruza cyane cyane ubukungu bwacyo, igice kinini kigashingira ku bumenyi, kigashingira ku bukerarugendo bushingiye ku nama, ntabwo babyorohera. Sinzi ukuntu Marara yari yarabaciye mu jisho, ariko byatewe nuko byahereye ku basitari ahantu bakagira ngo hari koko ibyangombwa byose biruzuye. Bari abakobwa rero byose babishyize ku karubanda, amata apfuye, umuriro wabuze, ibiryo bike, hanyuma n'abandi bakire bari bariyo buriya benshi ntabwo bahabaye kuko ntabwo bari bukwiremo ibyumba byarimo abantu 40 byuzuye icyumba babiri, bamwe bagiye kurara ahandi. Ariko hari n'uwambwiye ati njye nihamagare mu kwizini umuntu umushefu aturuka kuri Serena Hotel Rubavu aza kujya dutekera. Umunsi wa mbere ambwira ibintu yarariye nk'abantu mwe agahita karanyishe. So ubwo rero nta kindi kintu cyagombaga gukorwa, ibi RDB ikoze ntekereza ko bikwiye, kandi tugize Imana byagarukira ntihagire undi bikoraho, noneho bikaba isomo yaba ari kuri Marara ugiye kubaka ibintu bundi bushya. Ikagarukira ngo ni impunity no. Ni lack Ntabwo of mbizi. accountability. Aka kinyarwanda karanga kakaza shaka Claudie, urumva. So ubwo reka tumpe n'abandi, hanyuma ngo mfashe dusoze burije, mwihangana abantu bo mukiri ku manywa, twebwe hano bwakeye. ngira ngo urakoze sorry, cyane. ngira ngo ufashe Oya, nta uruhande. jambo twaguhaye wa mugabo we ko wihaye ijambo. Nsanga Sylvie Nsanga ndashaka kugira ngo uzamuke, ariko tubibutse ko ejo hari space Osaki. Ejo tuzagira space nakwita akasamutwe cyangwa izaba ari umuriro. Iyi ngiyo tuzaba tuvuga ibintu mu mazina yabyo. Niba uzi ko wagiye ahantu bakakugaburira ibyo kurya ugasanga harimo urwara, ejo turagushaka, tuzabivimuzi. Reka dukomeze Osaki, dufate abantu batageze bavuga, abavuze abatigeze bavuga ni muvuge. Uwamanitse navuge, twagiye. Yuhi urahari? Yego ndahari, muraho? Wiriwe? Mwiriwe neza. Wiriwe? Kanange ngira icyo mbivugaho, ariko nari nzamutse wenda kubera nsande hari ibyo yaravuze by'ukuri, icyo nashaka kugira ngo wenda nanjye mvugeho. Usibye ko byinshi byagiye binavugwaho, ariko mu buryo bwo kubikaya cyane, RDB ni urwego rukorana n'izindi nzego, rukorana n'inzego zitandukanye harimo iz'akarere n'izindi za minisiteri, yewe n'izishinzwe ubuziranenge. Ibyo byose ni ibintu bikorana muri gahunda yo guhuza serivisi kugira ngo batange serivisi inoze, ariko bitavuze yuko RDB ishobora gutanga ikintu kandi banabisobanura. Ushobora kugenda nkandikisha kampani yanjye yitwa gutya, RDB izaba yanditswe gutyo, ibyo zakora n'ibiki byose, ariko mu buryo bwo kubikurikirana babikorana bakurikiranye n'akarere, kuko buriya n'inyubako iyo yubakwa
akarere niko gakora igenzura uburyo inyubako yubatse yujuje byose iki. Bishobora rero kwanga, bishobora gupfa RDB nk'uko babivuze, RDB ntibimenye, ikazabimenya ariko habaye ikibazo, ariko iyo kibaye nk'ibyo bakoze bagomba kubikora, bagomba guhita bafata icyemezo gihagarika ibyo bikorwa igihe bitujuje ubuziranenge, ari nabyo bakoze. Avuga inti rero mu by'ukuri babahagaritse by'agateganyo, koko bashaka baroperatingaga bitari byemezwa neza, ariko nanone twibuke ko za 5 star n'izindi serivisi za hoteli nk'uko wa muvandimwe yabivuze, hariho n'izindi nzego zihuriweho n'amahoteli zigenga zigenda gukurikirana koko iyo hoteli yujuje ibyo bintu byose kugira ngo yemererwe gukorwa. Ku bijyanye na serivisi nk'uko wari ubivuze rero, navuga yuko hakwiriyemo mu by'ukuri hakwiriyemo akeyo, hakwiriyemo kwisubiraho. Ndabizi kubishyira ku mashusho media ntabwo aribyo navuga ko bizaba ariyo solution ya nyuma, kuko hari byo byangiza byinshi, ariko serivisi zirapfa bitewe n'umuntu ushobora kuba yaje akagira uburangare agatuma umushoramari ashobora kugwa muri ibyo bibazo. So birashoboka, wenda ntabwo nibaza ko Marara yakwemera ko bakora operatinga mu by'ukuri badafite icyangombwa cy'agateganyo, ariko nk'umuntu washoreye amafaranga ko harimo risike nyinshi cyane zishobora kuba zanamufungira burundu, harimo ibibazo bishobora kuba byanamugeza mu nkiko. So ni byinshi cyane cyane iyo bigeze mu mahoteli, harimo quality zikurikirwa z'ingenzi zifasha zishobora kuba zagira. So nibaza ko rero nimba harabayemo n'uburangare bakaba bamufungiye by'agateganyo, akwiriye kubikosora vuba kandi akazakora ibintu biri quality, kuko afite yashoye imari igaragarira buri wese ko ari nziza. Buri muntu wari wese uva hanze, Claudine yabivuze, yigeze amamagara ajyayo, bose ntawe utifuza ko yagenda hariya. Rero nkavuga inti nk'abanyarwanda dukoresha izi mbuga nkoranyambaga, mu by'ukuri n'ibyo tuzajya dukora tunanenga, tunanashima n'ibyiza biba byakozwe, tunananenge n'ibibi kugira ngo wa mukozi mubi wabikoze, kuko umuntu umwe ashaka kuza akabikora bigatuma ibintu byose bipfa. Sande yavuze management, akarere gashobora kwemeza ikintu cyangwa n'abandi, ariko management nayo, kuko ntabwo nibaza ko manager ashobora kwemera icyumba kuryamwamo abantu babiri, kwinjiza ibintu nta batabishatse batarebye. Ibyo byose ni amakosa yagiye aba, ariko nibaza ko ari amakosa akosorwa, ko twese turabantu. Niko kanashaka kuvuga amakosa. urakoze cyane. nibutsa abantu ugiye ko nkiri inyuma ya Marara, uwo yobaza agenda akikundeka, ngende inyuma ya Marara, ndi inyuma ya hoteli Marara. ugomba kuba inyuma y'umukire nyine. Inyuma y'umukire se muragira ngo njye inyuma y'abari abakene bakomporonize ko batariye ngo bahage. Ibi bintu ni ibiki? Kwari n'ishyano ryaguye mu Rwanda, ni gute abasirimu nk'abaramugera mugakomporonize ngo ntabwo abagaburiye ngo muhage. Urajya gupfura umwana w'umukire se. Koko Makenzi n'ingano yanyu murakomporoniza, iyo muri risuku mukarira abana murakomporoniza ngo ntimwariye ngo muhage. Koko bisani ngo ari utuko kurya duke. Mwari mumenyereye kuvutura. So ndamagana serivisi mbi, nkanga ibya ntabwo nemeye serivisi mbi, simbyemera. Ariko nyuma yaho, by the way, ndaza kuretera ijambo ryanjye nka Godfather. Ngiye numvaga navuze kuva ku munota wa mbere, numva ko bikwiye we have yego nibyo twange serivisi mbi, ariko tuna protecting abashoramari baza gushora imari mu gihugu, kuko ntabwo dushobora kureba ku ruhande rumwe. Ndakubwiza ukuri, ntabwo umuntu ashobora kwinjira muri hoteli ahangaha muri platform ngizi. Ngewe reka mbabwire ikintu kimwe oswakimwe, ndi mu bantu bafite ubwenge bukeya, ariko muri ubwo bwenge bukeya bwabashije kureba ko imbaraga za social media according n'ibindi bihugu duturanye n'ahandi, social media ifite imbaraga. Social media ifite imbaraga. Twatumiye Murangira hano inshuro zirenga 2, atubwira social media icyo ari cyo, atubwira ingaruka ishobora guteza n'ibyiza ishobora kubaka. Ibi ngibi rero, ibindi ababwiza ukuri ko ntabwo mwafata platform ingana gutya ngo tuyirunde kuri hoteli. Ngiye numvaga ari hoteli, ntabwo ngiye nigeze mpakana kuri hoteli itakora amakosa, ariko sinigeze nanemeranya ko tugomba kuza ahangaha buri muntu agafata ibuye akarikubitaho. Barana abantu bashoye amafaranga, ni umunyarwanda washoye amafaranga. Nababwiye ko iyo aza kuba ari abanyamahanga, muri ukuntu twikunda, ari abanyamahanga bahawe zira serivisi,
twari umva kubakuraho kuko Godfather twazanye baba Nigeria bakaza aha ngaha tukaza kubasabisha imbabazi. Rero dufate hombi, bari abakobwa bahawe umva serivisi ni abacu bahawe serivisi mbi, ni abanyarwandakazi bahawe serivisi mbi, ni abanyarwanda batanze serivisi mbi. So mushyiremo balance, ntidufate bara ngo tubahenurire muri ara mashuza ya hariya ku Kibuye niba haba nka Rubavu. So nibyo dushyiramo balance, bose ni umva abacu. Godfather Hoteli tuyibungabunge n'abakobwa tubabwire cyangwa na serivisi mbi tuyihabwe, ntabwo tuyamagana. Murakoze Oswaki, umva ushaka wanasoza. yego Umwari waravuga oya ati na ahubwo reka no Sylvie tujye tureba tuti eske ikintu cyabaye ni iki, apana kujya mu marangamutima Dr Marari ibi cyangwa se wowe ufite ibindi bintu mu mutwe ugashaka gupinga ibintu but utumva logique y'ibintu. Bariya abana babahaye ikirego bavuga ati ibi ni ibintu byagenze gutya, miliyoni 30 ntabwo wazihereza umuntu ngo nurangiza urya ibyo kurya meze nk'uko Oswaki bivuga, cyangwa ngo amatara abure, cyangwa ngo ibyo bintu byose nicyo mwagagombye kugenderaho mugahagararaho. Uriye kuvuga ngo muravuga ngo abantu bashatse gusebanya, kandi ndiho nanga ukuntu mugo mubizana muri Makenzi ntabwo ari yakoze mariage, ni abashuti babo but ntabwo ari bo bakoze mariage. Abadeze barahari, mujye mukoresha amazina yabo, ariko nanone namwe gutandukira abandi bari nk'aba invité ngo barimo muvuga ngo ni kubera Makenzi. No, that's not also too correct. Reka tujye tugendera mu murongo umwe, kandi ngo dufata ntuzongere kutubeshya. Urakoze cyane person speaker we. Ntabwo kandi ikosa ukoze rikomeye kurushaho ni ugufata umuntu Urumva ikosa ukoze? Ntabwo ni ikosa nta mukene ugira umukiri inama. Mami wanjye ntabwo kwisi umukeneye, ntabwo wagira Marari inama yarafashe umushinga ku bakinzi nk'iriya. Ntabwo Marari umuntu wo kugirwa inama, nta mukene ugira umukiri inama. So ariko nyine ndi kubyumva ariko ninda ko navuye ku ntuza ku ruhande ndiho namaganye serivisi mbi kuva ku munota wa mbere, ariko kugeza n'uyu munsi yego serivisi mbi turazamagana, tuzazikomeza kuzivugiriza induru, ariko ndi inyuma y'umukiri. Aryo wowe wisi umukene ninde? Ni jewe? Ni njyewe navuze ko ari njyewe ndi umukene, nta mugira inama. Okay, sanga Sylvie wadushinja urubanza, ni wowe muntu ugiye ufata ijambo wa nyuma, hanyuma noneho nongere nsabe uyu muvandimwe waduhostinze atuganishe ku musozo.